Hello guys, nizere ko mumeze neza. Twongeye kuba ikaze hano ku muyoboro Onebu opportunity ya Rwanda. Uko mbyumva ni Onebu, tukaba tubazaniye amahirwe adasanzwe kuri mwebwe abanyeshuri barimo barajya mu kiruhuko, haba abiga Secondry, haba abiga Kaminuza, haba bakoze icya leta. Mwese aya mahirwe arabareba. Wowe icyo usabwa ni ukuza gukurikirana iritangazo kaza ko wareba atese biragenda bite. Nkuko mubibona hano turaje turebe kuri expost ya Areba, Rwanda Education Board, aho tugiye kuza kureba amahirwe cyangwa se opportunity twabaye dushirirwa ahagaragara kuri twebwe tugiye kuba tugiye mu kiruhuko. Hasigaye natwe aya mahirwe tuze guhita tuyagerageza twihuse, hasigaye tuze kuba twabyaza umusaruro ikiruhuko cyacu cye kuzapfa ubusa. Hano urabona baje bavuga ati holiday remedial running program is back. Noneho ino ni program remedial, namwe musanzwe muyizi. Ino Remedial running program ni gahunda nzamura bushobozi ku banyeshuri baba bakiri kwiga, hamwe abanyeshuri basubira ku ishuri bakaba bafashwa mu gusubira mu masomo yabo neza, bagakora n'ama examen kugira bimuke bafite ubushobozi buhagije bwo kuba bajya mu mwaka ukurikiyeho. Rero ino gahunda leta ikaba yaravuze ati reka twifashishe n'abanyeshuri bagenzi babo baba bari hejuru basubire hasi, bigishe barumuna babo kugira ngo babe bazamuka nabo bagire icyo bageraho. Rero tugiye kuza kureba ngo gukora application biragenda ute, ese abazakora application muzagenda ute. Mu mwaka washize abantu bakoze application mwaza muri comment mukavuga ati twarayikoze byagenze gutya, uko byagenze bakaza kubasobanurira, hasigaye n'amahirwe arimo tukaza guhita tuyareba. Rero hano ni holiday remedial program is back. Nko mubibona, you are senior secondary school or university students ready to make a real difference in your community. Hano barakubaza ni ati uri umunyeshuri wa secondary cyangwa se umunyeshuri wa kaminuza witeguye kuba wagira impinduka zigaragara muri community yawe. Join holiday remedial program and use your time, energy and knowledge to support children's learning during the holidays. Umuntu uvuga ngo hano ni ku bantu bashaka kuza kuba bafasha abanyeshuri bamwe baba bari inyuma, bashobora kuba bafite ubushobozi buke mu bijyanye no kwiga, none bakabafasha bakaza guhita bagira iki, bagira nabo ubumenyi n'ubushobozi bwo kuba bajya mu myaka ikurikiye nk'uko twayibonye. Rero kuri no post nk'uko muyibona muraza kubyitegereza neza. Hano bavuze ngo the holiday remedial running program, tariki bizatangiriraho ni tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi kugeza tariki 28 z'ukwezi kwa munane. Bwo urumva ni ibyumweru bigera muri bitanu. Havuze ngo are you senior secondary, nka bino basubiyemo hejuru. Nanone ku muntu wiga secondary, umuntu wiga kaminuza, y'amahirwe arakureba. Join the holiday remedial running program and use your time, energy and knowledge to support children's learning during the holiday. Be part of a generation creating positive change and helping shape bring a future for every children. Gain valuable experiences, build your leadership skills and inspire the next generation. Rero murumva hano ikintu cya mbere wowe uzunguka ni ukuba ushobora kuzagira building your leadership experience, noneho uzubaka CV yawe, kandi noneho bajya batanga akantu bita itike, ari amafaranga nayo aba yagufasha rwose ukazayifashisha usubiye ku ishuri mu kwezi kwa 9, dore ko mugiye kuza guhita muruhuka. Rero ikindi gikurikiyeho, wowe ushobora kuza kuba wakikorera application cyangwa se ukaba watubwira ati ngewe ni mumfashe application, ndabona bitaribuze kunyorohera. Wowe icyo ukora uhita twandikira kuri nimero zacu 07 2 71 850 42. Turasubiramo ni 07 2 ikindi niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebu opportunity ya Rwanda, wakanda subscribe, share and comment. Asigaye twaye tubana gatanu ku kandi ntiwihererane aya makuru. niba ubonye no video uze guhita sharinga mugenzi wawe uzi mwiga na secondary, uzi mwiga na kaminuza, aze guhita nawe abyaza amahirwe umusaruro. Ikindi tugiye kuza kurebera hamwe uburyo ki wakora application. Rero hano bavuze ngo interested. If you are interested, reka tubivuge gutyo, scan to register. Rero nukuvuga ngo niba ushaka kuza kuba wakwiyandikisha, uraza scanning ino code nkuko uyibona, urayiscaninga then wiyandikisha. Ubwo nusoza kuyiscaninga nta kindi, uraza guhita ubona link. Iyo link dore iraza kuba imeze gutya, aho nubundi baraza bakakubwira ngo holiday remedial running program registration form. Urahita ubona ko ari registration form ya Remedial Learning Program. Ibyo uraza kubisoma nkuko twabivuze. The holiday Remedial Learning Program is back. Are you a senior secondary school or university students eager to make a meaningful impact in your community? Join the holiday Remedial Learning Program from 17th July to
it's August 28 August 2026, and use your time, skills and knowledge to support children's learning during the whole school holiday. Be part of generation creating a positive change and shaping a bright future for every interested. Register now. Ubwo urumva yuko rwose aya mahirwe areba mwese muze guhita mugerageza amahirwe. Rero application form ukiyifungura nyine ukabona bira hejuru, uraza guhita uzawuzuze imyirondoro yawe nk'ibisanzwe, ukomezemo ikigo cy'amashuri wigaho, niba ari privé niba ari public, uze kuri combination wiga, noneho uze ku kigo wifuza kuzigishaho, akarere giherereyemo n'umurenge, asigaye uze kuza next. Wowe nugera kuri submit, ukore submit, ibintu biraza kuba birangiye. Rero niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebu opportunity of Rwanda, like and subscribe, share and comment, asigaye tukazatubana gatanu ku kandi. Hano amahirwe abahaca ari menshi cyane. Niba ushaka kujoininga our community group ya WhatsApp, waza guhita ureba muri comment hari link, uraza guhita ikandaho ujoininge, hasigaye uzajye ubona amahirwe nk'aya ngaya agenda atambuka kuri Onebu opportunity of Rwanda umunsi kundi. Nizere yuko tugiye kuza guhita tuba wa mbere mu kuzuza no form, kandi uza gukenera ubufasha aze guhita dukontakta kuri nimero yacu aza kuba abona aho ngaho. Thank you very much, welcome in the holiday. Thank you very much, thank you for watching my video. This is Onebu. Bye bye, see you in next video.